rero ahorana iyo serivisi. N'aya masaha nimutega amatwi murumvira gutambagira igendagenda, avuga ngo ndashaka kugukura muri ubwo buzima nkagushyira mu mbaraga nyinshi. Kandi nta bukene na bukeya yigeze agira kuva ku batubanjirije. Natwe ubwawe turi mu murimo n'abatubanjirije mu murimo, nabo bageraga igihe bakananirwa kubera ibisozi, kubera ibikombe, kubera ibintu bibarwanya, kubera umwijima wo mu nzira, kubera ibitero, kubera ibibazo n'ingorane, kubera ibintu byababayeho bibatunguye bakananirwa. Ariko kuva icyo gihe cyose n'uyu munsi aracyakura abantu mu ntege nkeya akabashyira mu mbaraga. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice byaho 19 turasoma duhereye ku murongo waho wa 5 ndageza ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukoraho aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho aramubwira ati byukurye kuko urugendo runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya nyuma gisoza ibice 28. Turahasoma 30 guhera ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa muharebe ni igice gisoza. Byakozwe n'intumwa biri mu ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice gisoza 28 murongo wa 3 ndashaka kugeza ku murongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati nukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nurora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira kubaho. Ndashaka dusubire ku murongo wa mbere tuhuze naho ngaho dusomye. Muri icyo gice cya 28. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Urumva ko hari ibikorwa bibiri bitandukanye. Hari igikorwa kirimo keya, ariko hari n'igikorwa kirimo kogeza ibibaye kuwo bahaye keya. Murabyumvise? Ibyo ndabishoshe. Dukomeze ku murongo wa 5. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Babandi bategeza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye barahindura bati ni Imana. Tuvuge ngo amen. Tugiye kuganira amagambo mufite intego ndende cyane maze igihe ivuga guhirika Yeriko. Hanyuma muri uko guhirika Yeriko Imana yampaye ijambo rizabashoboza, yampaye urufunguzo rushobora kubashoboza guhirika bya Yeriko mubona bibari imbere. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira twebwe intego ivuga gushyirwa mu mbaraga nyinshi. Gushyirwa mu mbaraga nyinshi icyo tugiye kuganira. Hanyuma kugira ngo tuze kumva intego yacu mu minota mikeya dufite, ndashaka kubamenyesha ko mu buzima bwa Kristo tubamo, hanyuma ubwo buzima bwa Kristo bwagiye buduhuza n'imihamagaro ifite amazina meza, abaririmbyi, abahanuzi, abavuga butumwa n'andi mazina yose bita umuntu wakijijwe ariko akagira ibintu akora mu nzu y'Imana kandi meza. Muriho muranyumva? Ubwo buzima rero tuba mu bwa Kristo muri ayo mazina meza Imana yaduhaye, hari igihe umuntu akananirwa kubera ko hari ibintu byagiye bimumaramo imbaraga. Kandi mu kunanirwa kwe akananirwa atari uko yakoze ibintu bikomeye, ugasanga yakoreye Imana ibintu bikomeye, ariko yarangiza akagira gute? Akananirwa. Kandi icyo nabonyemo muri aya magambo mbere yuko nyinjiramo nuko umuntu wese nanjye ubahagaze imbere twese turabakandida bo kuba twananirwa. Mu yandi magambo kunanirwa ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni ukunanirwa umuntu ntamenye ko yananiwe agakomeza kwitwara nk'ufite imbaraga. Mutangiye kunyumva? Ni ukuvuga ikibazo gihari nuko ngewe Jean Paul nanirwa, ariko simenye yuko nagize gute? Nananiwe. Hanyuma ngakomeza kwitwara nk'ufite imbaraga kandi naragize gute? Imana imfashe mu nyumva. Undi munezero nakuye muri aya magambo nuko namenya amakuru nshaka kubaha muri uyu mwanya. Namenya amakuru yuko wa mwami twahoze tuvuga twizeye
afite mu maserivise akora amasaha 24 kuri 24. Harimo na serivise yo kudukura mu munaniro akadushyira mu mbaraga nyinshi. Iyikora amasaha 24. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi tumushimire Yesu ko nubwo mutamubona ariko arahari mu mbaraga ze zose. Abikorera iki? Nuko buri kintu cyose dusabwa mu rugendo rujya mu ijuru tugomba kugikora turi mu mbaraga nyinshi. Ntabwo intege nkeya ziri applicable, ntabwo imbaraga intege nkeya zikora. Rero ahorana iyo service. N'aya masaha nimutega amatwi murumvira gutambagira igenda. Avuga ngo ndashaka kugukura muri ubwo buzima nkagushyira mu mbaraga nyinshi. Kandi nta bukene na bukeya yigeze agira. Kuva ku batubanjirije natwe ubwawe turi mu murimo n'abatubanjirije mu murimo nabo bageraga igihe bakananirwa kubera ibisozi, kubera ibikombe, kubera ibintu bibarwanya, kubera umwijima wo mu nzira, kubera ibitero, kubera ibibazo n'ingorane, kubera ibintu byababayeho bibatunguye bakananirwa. Ariko kuva icyo gihe cyose n'uyu munsi aracyakura abantu mu ntege nkeya akabashyira mu mbaraga. Kandi ndashimira Imana ko ifite gahunda hano mu Gatenga. Ntabwo mwashobora guhirika Yeriko kuko Yeriko si y'abanyantege nkeya mudafite imbaraga. Birasaba ko Imana ibanza kukuvana mu ntege nkeya ikagushyira mu mbaraga nyinshi. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Uyu Eliya dusomye yakoreshejwe n'Imana ibintu biremereye. Ndavugamo bibiri byonyine kugira ngo ngere ku ntego yanjye. Ikintu cya mbere Eliya yakoreshejwe niwe muhanuzi muri Bibiliya watinyutse umwami aramubwira ngo namaze gufata icyemezo yuko nta mvura izagwa habe n'ikime kizaboneka muri kino gihugu. Uyu mugabo ntabwo yakoze ibintu biremereye. Ninde muntu wabitinyuka? Hanyuma icya kabiri yakoze niwe mugabo wahamagaye Isiraheli yose ayiteranyiriza ku musozi w'i Karumeli. Arangije aravuga ngo ndashaka ko abantu tuva mu rungabangabo. Niba Imana mvuga ariyo Mana turaza kubimenya. Niba kandi Bayali ari we Mana nabyo turaza kubimenya. Hanyuma mu bintu byantangaje umugabo yari afite imbaraga. Niwe muntu wasuzuguye abantu 850 ari umuntu umwe babatambye. Ngo yabonye Bayali itinze gukora arangije ngo atangira kubaganiriza. Arababwira ati Imana yanyu ishobora kuba harayigannye. Igira akaguru mushobora kuba mwayirukaho mukayishaka. Uyu mugabo ari mu mbaraga. Icya kabiri niwe mugabo wabwiye abahanuzi ba Bayali arababwira ati Imana yanyu ishobora kuba isinziriye ni muyikangura ifatwa n'udutotsi. Ariko mugabo yarari mu mbaraga. Haleluya. Haleluya. Babwira ikintu nakuye muri aya magambo. Nakuyemo ijambo rimwe. Namenye ko igihe cyose Imana ishaka gukora ibi byari bisanzwe bikorana na kimwe kiboneka. Birekera Imana umwanya. Mutahana ko nzakabigisha nagahishuriwe. Imana yashatse gukora. Buri ibintu byose ubona nuko Imana itabishatse gukora. Ariko Imana yabishatse. Nta n'icyakongera guhumeka, nta n'umuyaga wabyo wabona, wamwijima ntawo wakongera kubona. Birabimenya bikarekera Imana umwanya. Bayali na Ashera bari bamaze imyaka 20 mu Isiraheli kandi bakoraga ibintu abantu bakazemera. Ariko uwo munsi Imana yashaka kuboneka ntabwo Bayali yigeze iboneka. Dushimira Imana, dushimira Imana, dushimira Imana, dushimira Imana. Zamura gato dushimira Imana ko ari Imana ikomeye. Ni Imana iri distingue, ni Imana itandukanye n'ibyuzi n'ibyo wamenye. Haleluya. Hanyuma Eliya rero asenga isengesho ry'amasegonda 57. Aravuga ngo Mana ya Ibrahim, Mana ya Isaka, Mana ya Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana. Avuga nandi magambo. Arangije ngo akimara gusoza umuriro uramanuka. Utwika igicaniro, utwika umukungugu, utwika umucanga. Bari bamaze imyaka 22 bari mu rungabangabo. Abantu bose baribwiriza baravuga ngo nta wundi wigeze gukora nk'ibi. Na Bayali ntiyigeze kubikora. Uyu ni Imana. Ngo barapfukama baravuga ngo ni Imana. Iyi ni Imana. Iyi ni Imana. Ndashimira Imana ko izi kwemeza uwo ari we wese. Hari umuntu utakwemeza ariko Imana yabishatse izi kwemeza uwo ari we wese. Imana irakomeye.